Ndagusuhuje wowe ugiye gukurikirana iki kiganiro muri uyu mwanya mu buntu amahoro n'imigisha biva ku Mana Data wa twese bibane nawe. Uyu mwanya tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo amahoro mu isi ibuze amahoro. Amahoro mu isi ibuze amahoro. Mbere na nyuma y'uko Yesu apfa, yabonye ko impano iruta izindi akwiriye guha abigishwa be ari impano y'amahoro. Atarapfa yaravuze ati, mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye. Icyakora simbaha uko ab'isi batanga, imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Ibyo tubisoma muri Yohana 14:27. Amaze kuzuka muri Yohana igice cya 20:19, nuko kuri uwo munsi bugorobye ari wo wa mbere w'iminsi 7, abigishwa bari bateraniye mu nzu inzugi zikinze kuko batinyaga Abayuda. Yesu ahagarara hagati yabo arababwira ati, amahoro abe muri mwe. Urumva ko mbere na nyuma yo kuzuka kwe yabonye ko impano iruta izindi akwiriye guha abigishwa be ari impano y'amahoro. Kuki Yesu yabonye ko yari yo mpano iruta izindi akwiriye guha abigishwa be? Hari impamvu eshatu nibura z'ingenzi muri nyinshi tugiye kumara akanya tuganiraho. Imwe muri zo ni umwihariko ku bigishwa kandi ni iy'ako kanya. Izindi ebyiri ni rusange ku bantu. Iya mbere y'umwihariko ku bigishwa yatumye Yesu abona ko impano iruta izindi akwiye guha abigishwa be ari impano y'amahoro, ni uko bari bahagaritswe imitima n'ibyari bimaze kubabaho. Umwami wabo, uwo bari biringiye ko agiye kubahindura abakomeye, yari yamaze kwicwa urw'agashinyaguro. Ibyiringiro byabo byari byahambanywe nabo mu gituro. Bari bafite ubwoba ko ari bo bagiye gukurikizwaho. Bari babuze amahoro. Nicyo cyatumye Yesu abona ko impano iruta izindi akwiriye kubaha ari impano y'amahoro. Nk'uko nari maze kubikubwira, impamvu ebyiri zisigaye ni rusange ku bantu. Izo mpamvu ebyiri zatumye Yesu abona ko impano iruta izindi akwiriye guha abigishwa be iruta izindi ari amahoro. Iyo mpamvu iya mbere muri zo ni uko bari babuze amahoro kubw'ububata. Ubwami bw'Abaroma bwari bumaze kwigarurira ibihugu mu mwaka w'168 mbere ya Kristo, bwanigaruriye n'ingoma y'Abayuda mu mwaka wa 37 mbere ya Kristo. Abaroma bagize umuvuduko uteye ubwoba mu iterambere ku buryo byagize ingaruka ikomeye ku bihugu bari barigaruriye. Abaroma muri icyo gihe bari bafite amaposita, bari bafite imihanda ihuza imijyi itsindagiyemo amapave n'ibindi uyu munsi turi kugeraho tukabona ko tugiye twagera ku iterambere. Nk'uko mubizi, iterambere kimwe n'ikindi kiza cyose gisaba ikiguzi. Nta gihugu kibasha kugera ku iterambere abaturage bacyo batabigizemo uruhare. Abaturage rero bo mu bihugu Roma yari yarigaruriye byabasabaga gutanga umugabane w'igihe cyabo mu mirimo ifitiye igihugu akamaro, kandi bakanatanga n'imitungo yabo. Kugira ngo Abaroma bagere kuri iryo terambere, byasabaga ko abaturage batanga imisoro myinshi kandi ku kintu cyose. Bari bafite abasoresha bikoreraga ku giti cyabo, bazaga bagafatana na leta. Uwaza agafata akarere ka Gasabo cyangwa akarere ka Kicukiro agafatana na leta, leta ikamubwira imisoro yifuza, uwo musoresha yakumva yemera kuyatanga akayatanga, maze akazajya kwisoreshereza. Urumva nawe ko kugira ngo azagaruze kandi abonemo inyungu, icyo byasabaga abaturage. Ibyo rero byatumaga abaturage babura amahoro. Kubera isirimuka nanone ry'Abagiriki Abaroma bakomezanije, byasabaga abaturage gukora cyane kugira ngo batitwa abanyamusozi. Bagombaga gushaka amazu meza, bagashaka imyambaro myiza kugira ngo basirimuke. Ibyo rero nabyo byababuzaga amahoro. Mu kutemererwa kwifatira ibyemezo bimwe na bimwe bikomeye mu butabera, muzi yuko batari bafite uburenganzira bwo gucira umuntu urubanza. Bibiliya itubwira yuko nicyo cyatumye Abayuda bajyana Yesu kwa Pilato. Nuko batari bafite, Pilato yari Umuroma, nuko batari bafite uburenganzira bwo guca urubanza rwo kwica Yesu kuko batagenererwaga. Uko kutemererwa rero kwifatira ibyo byemezo bikomeye mu butabera byabateraga umutima uhagaze ndetse n'urwango rukomeye, bikababuza amahoro. Icyo nicyo cyatumye Yesu abona yuko impano bakeneye kuruta izindi ari impano y'amahoro. Impamvu
ya gatatu ariyo ya kabiri iri rusange ku bantu, nk'uko nari maze kubikubwira haruguru, yatumye Yesu abona ko aba bantu icyo bakeneye kuruta ibindi byose ari amahoro, ni uko bari babuze amahoro yo mu mutima. Kubera bya bintu namaze kuvuga haruguru byo gushaka iterambere, gukora igihe gitoya kandi bakagikoramo ibintu byinshi bashaka kugera ku iterambere, byagize ingaruka haba ku batambyi ndetse no kuri rubanda. Reka duhere ku batambyi. Kubwo kwirukanka ku iterambere, abatambyi bari bashinzwe guhuza umunyabyaha n'Imana, umurimo wabo barawutaye ahubwo bawuhindura ubucuruzi. Ezekiyeli atubwira uko byari bimeze, igice cya 34 umurongo wa 1 kugeza wa 6. Ni ishusho ntoya y'ukuntu abatambyi bari bameze muri icyo gihe. Nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, hanura ibyerekeye ku bungeri ba Isirayeli. Uhanure ubwire abo bungeri uti, nimwumve uko Umwami Uwiteka avuga ngo, abungeri ba Isirayeli bimenye ubwabo bazabona ishyano. Mbese abungeri bari bakwiriye kuragira intama, ariko mwebweho murya ibinure, mukiyambika ubwoya, mubagize ibyibushye, ariko ntabwo muragira intama. Izacitse intege ntimwazisindagije, kandi ntabwo mwavuye izari zirwaye, n'izavunitse ntimwazunze. Izatatanijwe ntimwazigaruye, kandi ntimwashatse izazimiye, ahubwo mwarazitatanije, mwazitegekesheje igitugu n'umwaga. Nuko ziratatana kuko ari nta mwungeri, si ibyo kurya by'inyamaswa zose zo mu gasozi, kuko zatatanijwe. Intama zanjye zarorongotanye mu misozi yose no mu mpinga y'imisozi muremure wose. Ni ukuri intama zanjye zaratatanijwe mu isi yose, kandi ntawaruhije zishaka habe no kuzibaririza. Iyo niyo shusho abatambyi bari bafite muri icyo gihe. Kubera gushaka indonke, uwazanaga igitambo barakirabuzaga, maze bakamugurishaho icyabo. Cya kindi birabuje bakakigurisha n'undi uje hanyuma ye. Ibi byatumye abazaga bazanye ibitambo bacika intege zo kwirirwa bazana ibitambo, maze umuhango wakorerwaga mu buturo bwera, ishusho cyangwa ubutumwa bwari buri mu bitambo burahinduka. Nubwo wari umugambi w'Imana ko umunyabyaha abanza kwiyuha kuyo ashaka igitambo kugira ngo bimufashe kwizinukwa ndetse no kwanga icyaha, abayuda bageze aho batari bakirirwa bashaka igitambo, ahubwo bakora icyaha bakazana amafaranga bakagurira abatambyi. Ibi byongereye ubuhenebere mu bwoko bw'Imana, bituma icyaha gifatwa nk'ikitagize icyo gitwaye, kuko n'uwavugaga ko yihannye ntabwo yabaga yamaze kubihirwa n'icyaha, ntiyabaga mu by'ukuri yihannye uko bikwiriye. Kumara igihe runaka ashaka igitambo, kugisogota no kukibona gisamba, byasobanuriraga umunyabyaha ingaruka zishishana z'icyaha, bigatuma yumva akizinutswe. Amaraso yacyo yatungaga agatoki Yesu wari ugiye gupfira inyokomuntu, ndetse cyanamwibutsaga uburyo Yesu ari we wenyine ubasha gukuraho icyaha cy'abari mu isi. Ibyo byatumaga umunyabyaha atangira kumva umworero uri hagati ye n'Imana utangiye gusubizwaho igihe yabaga amaze kugira ibyiringiro by'uko yababariwe, maze ibyo bigatuma amahoro yuzura mu mutima we kubwo kumenya yuko Imana ikimwemera nubwo yari akwiriye kuba uwo kurimbuka. Ikibabaje ni uko iyi migisha yose bayivutse kubwa ziriya mpamvu zose maze kuvuga haruguru. Mu kuri bari babuze amahoro yo mu mutima. Niyo mpamvu Yesu yasohoye ubugira kabiri abaguraga n'abacuruzaga mu rusengero. Si ukubera ko bahindanyaga urusengero gusa, ahubwo banahindanyaga n'ubusobanuro bw'inama y'agakiza bwari buhishwe muri uwo muhango w'ibitambo. Ntabwo ibi byagize ingaruka kuri iri tsinda ry'abatambyi gusa bari bashinzwe guhuza umunyabyaha n'Imana ngo bisige rubanda, ahubwo ishyanga ryose naryo ryari ryarivuruguse mu bibi kubwo gushaka indonke. Umva ishusho ntoya umuhanuzi w'Imana Amosi atubwira mu gice cya 8 umurongo wa 5 kugeza wa 6. Uku niko ishyanga rya Isirayeli ryavugaga: mbese ukwezi kuzishima ryari kugira ngo tugure imyaka, n'isabato irashira ryari kugira ngo duhununure ibigega by'ingano, dutubye efa, dutubure shekeri, tubeshyeshe iminzani y'uburiganya, tugure abakene
ifeza n'abatindi tubagure inkweto kandi tugure inkumbi z'ingano zacu. Gushaka ubutunzi byari byarabagize imbata kugeza ubwo batari bakita ku bya mwuka. Niyo mpamvu gushaka iby'isi cyane kubirutisha iby'ijuru byatumaga bajya kure y'Imana kandi ariyo soko y'amahoro. Inzira bashakagamo iby'isi zatumaga imitima yabo ubwabo ibabuza amahoro. Kuri bo isabato babonaga itebutse kandi yagera bakabona yatinze kurangira. Mbega ni nk'uko kuri ubu abenshi kuri iyi sabato itangira mu gitondo ikarangirana na gahunda ya saa tanu. Nanone inzira yose bari gukoresha kugira ngo babone indonke, babone ifaranga, bari biteguye kuyikoresha. Kwica iminzani, gukwepa imisoro, gukata ibiro, gutanga ibitujuje ubuziranenge. Ntabwo byari kubatera isoni gutanga kawunga bayita ubunyobwa. Uburyo bwose bari kubonamo amafaranga bari biteguye kubukoresha. Gutanga ibiro 20 cyangwa 22 bya kawunga cyangwa umuceri babyita ko ari 25, ibyo ntibyabateraga isoni. Byari kubatera isoni kubera ukuntu bari baramaze kwirundurira mu gushaka amafaranga. Gutanga umuceri wa kigori bakawutanga mu mifuko ya Pakistani, bakawugurisha ka Pakistani ku giciro cya Pakistani kandi ari kigori bagurishije, kuri bo ntibyari kubatera isoni, kimwe n'ibindi byinshi abantu bakoresha bashakamo amafaranga. Kuri bo icy'ingenzi yari amafaranga. Inzira yose byacamo, yaba kurenganya, yaba kubeshya, yaba kwiba, yaba kwica, emwe kabone nubwo byaba ari ukurenganya uwo bonse ibere rimwe, ntacyo byari bibabwiye. Icy'ingenzi kuri bo cyari ifaranga. Ikibazo abo bantu bari bafite si uko bakoraga cyane kugira ngo babone inyungu. Ibi bitubwira ko udakora adakwiriye kurya. Nanone itegeko rya 4 ridutegeka gukora mu minsi 6, uwa 7 tukaruhuka. Birumvikana ko kudakora mu minsi 6 ari icyaha kingana no gukora ku wa 7. Ikibazo rero aba bantu bari bafite si ugukora cyane. Ikibazo bari bafite ni uko bakoreshaga inzira zitari zo bashakamo amafaranga, bityo bigatuma ubwo buryo bakoreshaga ubwabo butuma imitima yabo ibabuza amahoro. Mu kuri abayuda bari babuza amahoro y'imbere mu mutima ndetse n'ay'inyuma. Niyo mpamvu impano bari bakeneye kuruta izindi yari amahoro. Isi yacu ibuza amahoro. Imishinga itajya mbere, imyenda ya za banki n'ibimina, ubushomeri no kugumirwa, inzara n'uburwayi budashira, amakimbirane n'uwo mwashakanye, gucibwa inyuma n'uwo mwashakanye, gutotezwa mu kazi ukora, gukorera umushahara ntuzira igihe, guhinga ugasarura ubusa, kubura ay'ubukode n'ibindi byinshi. Koko isi yacu ibuza amahoro. Ariko hejuru y'ibyo byose maze kuvuga, abantu babuza amahoro yo mu mutima. Nshuti ukomeje gutega amatwi, zirikana aho twatangiriye. Insanganyamatsiko yacu iravuga ngo amahoro mu isi ibuza amahoro. Mu bitekerezo miti uri kumva iyi nsanganyamatsiko uyihuza ute n'aya masomo ngiye kukubwira? Yohana igice cya 14:27, Yesu ati mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye. Nanone muri Matayo igice cya 10:34 aravuga ngo mwe gutekereza ko nazanye umuntu kuzana amahoro mu isi, sinaje kuzana amahoro ahubwo naje kuzana inkota. Mbese ibi biravuguruzanya? Mbasigiye amahoro, nanone ati sinaje kuzana amahoro. Ntabwo bivuguruzanya, ahubwo biratwereka ko hari amahoro y'uburyo bubiri. Hari amahoro Yesu atanga n'amahoro isi itanga. Hari amahoro Yesu yazanye n'amahoro atazanye. Hari amahoro ashira n'amahoro ahoraho. Abantu babiri bagiye mu irushanwa ryo gushushanya amahoro. Umwe yashushanyije ikiyaga gituje cya kindi umuntu areba akumva muri we nawe ashatse kuharuhukira. Uwa kabiri ashushanya isumo rirerire rifite amazi menshi afite umuvumba mwinshi. Kuri iryo sumo ashushanya agati karekare kakozwaga hirya no hino n'umuvumba wavaga kuri iryo sumo. Muri ako gati ashushanyamo inyoni yari ituje iri mu cyari cyayo, nubwo yakozwaga hirya no hino n'umuvumba wavaga kuri iryo sumo kandi yatuhejwe n'ibitonyanga byavaga kuri iryo sumo. Ninde washoboye gushushanya amahoro muri abo bombi? Ni washushanyije ikiyaga gituje igihe ibintu byose bimeze neza?
ese ni uwashushanyije iyo nyoni ituje nubwo yakozwaga hirya no hino n'umuvumba uva kuri iryo sumo? ninde washoboye gushushanya amahoro? Amahoro si umutekano tugira igihe ibintu byose bigenda neza. Amahoro ni umutekano tugira n'igihe imiraba yo mu buzima yasheze. Amahoro ni umutekano tugira n'igihe isi yatwasaniye. Amahoro ni umutekano tugira n'igihe abawe bose bagushizeho cyangwa bakwanze. Amahoro ni umutekano tugira no mu gihe ibihombo byisukiranya, igihe ubuzima bwacu busa naho bubuze gusobanura. None aya mahoro twayakura he? Bibiliya yatubwiye muri Yohana 14:27 ko Yesu ari we wenyine ubasha kuyatanga. Aya mahoro nk'uko twabibonye nanone yatahaga mu mutima, kandi n'uyu munsi ataha mu mutima w'umunyabyaha iyo amaze kugira ibyiringiro by'uko yababariwe. Pawulo yigeze aririmba ayo mahoro mu Baroma 5:1 aravuga ngo, nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'Umwami wacu Yesu Kristo. Nanone aya mahoro ataha mu mitima yacu iyo tumaze kumenya ko iwacu ari mu ijuru. Pawulo mu Bafilipi 1:20 yaravuze ngo, naho twebweho iwacu ni mu ijuru. Petero nawe abivuga mu yindi mvugo mu rwandiko rwa mbere 2:11 aravuga ngo, bakundwa ndabahugura ubwo muri abasuhuke n'abimukira, kugira ngo mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo. Duhuje aya masomo yombi turabonamo ikintu cy'ingenzi. Iyi si turiho si iwacu. Twe turi abasuhuke, turi n'abimukira, iwacu ni mu ijuru. Iyo tumaze gusobanukirwa n'ibyo, imitima yacu yuzura amahoro. Nshuti, ndagira ngo kubaze iki kibazo. Uramutse wibereye aho uri uyu mwanya, uri gutega amatwi iki kiganiro, ukabona umuntu aje yambaye akajire karimo amabara y'umuhondo, akakubwira ati ni wowe witwa runaka, nawe uti ni njyewe. Akakubaza ati, washobora kunsinyira hano, ndi umukozi wo ku iposita, iyi baruwa nzanye ni iyawe. Ukagerageza kumubaza aho yayikuye, akakubwira ati nakubwiye ko ndi umukozi wo ku iposita, iyi baruwa ni iyawe, ibiri muraza kubimenya, nsinyira ko wowe ubonye ibaruwa yawe kuko yaje idusaba yuko tugomba kuyiguha tuyikwihereye. Maze wayisoma ukaza gusanga irimo kukubwira ibyo umuntu muherukanye kera cyane ariko mwari inshuti bikomeye. Maze ugasanga arakubwira ati, mu myaka yose ishize tutari kumwe, burya ubu ngubu utamperutse twari twaraburanye, nibera muri Amerika. Ibintu bimeze neza, buri kimwe cyose nkeneye mu buzima ndagifite. Nibajije ikintu nagukorera kugira ngo ngukure muri ubwo buzima bugoye, mbanza kukibura. Ariko naje kwigira inama. Nagufatiye ubwenegihugu bw'Umunyamerika. Kuva uyu munsi uri Umunyamerika. Aho harimo irangamuntu yawe. Buri kimwe cyose ukeneye kugira ngo uzabeho neza muri iki gihugu mbamo, narakikuboneye. Nakuboneye inzu nziza, nakuboneye akazi uzakora igihe uzabuje, nakuboneye ibyo kurya n'ibyo kunywa, imodoka uzagendamo, buri kimwe cyose narakibonye. Watangira kumva umeze ute? Ibi ndabikubaza mu gihe ufite ibihamya rwose byuzuye bikubwira yuko koko uwo muntu ibyo akubwira ari ukuri. Ndatekereza ko watangira gushaka kumenya uko Abanyamerika bavuga, watangira kumenya uko barya, watangira gushaka kumenya uko bagenda. Kuva uwo mwanya watangira kumva uri Umunyamerika n'ubwo ukiri hano iwacu mu Rwanda, cyangwa se ukiri aho uri kutwumvira, aho radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro igera muri uyu mwanya. Nubwo ukiri umwenegihugu, nubwo ugituye aho hantu, muri wowe watangira kumva wabaye umuturage w'ikindi gihugu. Kandi noneho igikomeye kuruta ibyo ni uko imibabaro yo muri ubu buzima uhura nayo mu buzima bwa buri munsi yata agaciro. Reka tuvuge yuko udafite inkweto zihagije, ukaba ndetse ufite inkweto zacitse mu kirenge, wakandagira mu mazi akinjiramo, wabwira inkweto uti, umva wa nkweto we, ushaka utoboke ushire, umunsi umwe nzihungura ivu. Ushobora kugera mu rugo ugasanga ntacyo kurya gihari, maze ukumva urahangaye. Ariko mu kanya gato wakwibuka yuko ufite isezerano ryo kuzagenda, wavuga utumva umye none nejo umunsi runaka nzatangira kurya no kunywa icyo nshaka, kuko ya nshuti yawe yarakubwiye iti, umunsi ni umunsi, igihe nzaba mbonye akazi kagenje amaguru make nzaza kugutwara. Ibi byiringiro nibyo dufite.
nibyo Bibiliya imaze kutubwira. Iwacu ni mu ijuru, hano turi abashyitsi n'abimukira. Umunsi umwe tuzataha iwacu. Ibyo bituma imibabaro yo muri ubu buzima itakaza agaciro kuri twebwe, itakaza uburemere. Ibi nibyo byiringiro abana b'Imana bose bashoboye kwihanganira imibabaro yo muri ubu buzima banyuzemo. Igihe Stefano bamuteraga amabuye, amaso ye yarahumutse, maze areba mu ijuru, abona ijuru rirakingutse, maze abonye ibyiza biriyo, yumva imibabaro wose wo guterwa amabuye urarangiye, aravuga ati data ubabarire kuko batazi icyo bakora. Ibi nibyo byiringiro byashyizwe imbere y'abana b'Imana bari mu gihe cy'imibabaro mu mateka yose y'iyi si. Umuhimbyi w'indirimbo y'165 uwitwa Jeremiah Ingase yaririmbiye indirimbo Ndayikunda. Amateka atubwira ko yayiririmbye ari ku ntebe y'icyuma bari kumukaranga mu gihe cy'itotezwa ry'Abakristo. Ariko igice cya kabiri Ndagikunda, umuntu bari kumukaranga maze yarangiza akavuga ngo ndishimye rwose bitavugwa, ibyishimo byanjye ntawabirondora. Ndareba ubutunzi buri hejuru mu ijuru, nzagabirwa nawe kubw'ubuntu bwawe. Ibyo byiringiro bigabanya imibabaro ndetse bikayimara rwose, umuntu agakomeza kwishima no mu gihe cy'imibabaro. Ibi nibyo byiza byatumye Kristo abasha kwihanganira isoni z'umusaraba. Aya niyo mahoro nkwifuriza, ayo niyo mahoro Yesu atanga. Ikibabaje ni uko kenshi tuyashakira aho atari. Umuhanga w'Umufaransa bita Blaise Pascal ni umuhanga mu by'iyobokamana, muri filozofi, muri siyanse ndetse no mu mibare. Uyu muhanga yigeze avuga amagambo, aravuga ngo mu mutima wa buri muntu wese avukana icyuho gisa n'Imana, kitabasha kuzuzwa n'ikindi kintu kitari Imana yatwiyeretse binyuze muri Yesu Kristo. Icyuho gisa n'Imana, ibi bishatse kuvuga iki? Bivuze icyuho kiri mu mitima yacu, kimwe gishobora kuzuzwa gusa n'Imana. Iyo tugerageje gushyiramo ikindi kintu icyo ari cyo cyose, icyo cyuho nticyuzura, dusanga twavomeye mu katuzura. Ntidushobora kugera ku munezero dushaka kugeza igihe Imana izaza igatura muri twe. Bibiliya itubwira mu Itangiriro igice cya 3 uburyo ababyeyi bacu batandukanye n'Imana ubwo bari bamaze kujya ku giti cyabuzanijwe, maze Imana bayirukana muri bo, yimika Satani. Kuva ubwo nta mahoro yongeye kuza. Ibyahishuriwe 12 umurongo wa 12, itangazo ryahise ritangwa ngo wajuruwe namwe abaririmo nimwishime, naho wasiwe ugushije ishyano, kuko Satani wasiwe namwe abayirimo. Satani akumanukiye afite umujinya mwinshi kuko azi ko afite igihe gito. Kuva ubwo nta mahoro yongeye kubaho. Ariko iyo Imana ije ikongera igatura muri twe, nibwo umuntu yumva yuzuye. Burya ikibazo ubona si cyo kibazo ufite. Buri cyifuzo cyose ufite cyagiye wumva ibintu bitameze neza, burya ni Imana ibishaka kugaruka mu mwanya wayo. Wa muhanga yakomeje kuvuga ngo buri muntu wese akeneye umunezero, ibi ntarengayobora. Uburyo butandukanye abantu bakoresha, bose niyo ntego baba bagamije. Niyo mpamvu bamwe bajya mu ntambara, abandi bakayikumira. Bose icyifuzo ni kimwe, bagakoresha inzira zitandukanye. Nta kindi na gito baba bagamije kitari icyo. Iyo niyo mpamvu ya buri gikorwa cyose cya mwene muntu ndetse n'ababandi biyahura. Igihe cyose wumva ibintu bitameze neza, burya ni Imana ibishaka kugaruka mu mwanya wayo. Amadene, ubukene, gusonza, ubushomeri, kurumbya, ubupfubyi, ubuhunzi, kwangwa, urushako rubi, kubura urubyaro rubi, yewe no kubura y'ubukode, ndetse n'ibindi byinshi warondora bikurikije n'ibibazo ufite. Burya mu by'ukuri ntabwo ari cyo kibazo ufite, kuko biri ushobora kubana nabyo kandi ukagira amahoro. Nanone kandi biriya bishobora gukemuka kandi ukabura amahoro. Niyo mpamvu ikibazo ufite si icyo, ahubwo ikibazo ni uko wakomeje gukingiranira Imana hanze y'umutima wawe. Ushobora kuba waragerageje kuyashakira mu bindi bintu bidatanga amahoro.
wakumva muri wowe utameze neza, wakumva ubuze umunezero, wakumva ubuze umutekano, ukagerageza kuwushakira mu nzira zitari zo. Ushobora kuba warawushakiye mu businzi, ushobora kuba warawushakiye mu busambanyi, ushobora kuba waragiye ushakira uwo munezero mu gushaka amafaranga mu nzira zitari zo, ukibwira ko nugera ku mubare w'amafaranga uyu n'uyu ahari ikibazo kizaba gikemutse. Ushobora kuba warawushakiye mu gusimburanya za modeli mu myambarire, imyisigire, amazu n'ibindi. Ushobora kuba waragerageje kuwushakira mu kunezeza irari ry'umubiri cyangwa mu guhaza ipfa mu mirire n'iminywere. Nyamara nk'uko nawe ubizi, nta kindi wabonye kitari agahinda kageretse ku kandi. None rero ubwo wagerageje ibindi byose bikakunanira, ngaho gerageza Yesu. Yiteguye kuguha amahoro, ya mahoro adashira, ya mahoro abisi badashobora gutanga, amahoro nk'ayo yahaye Zakayo. Muvandimwe, nongeye kukwibutsa ko Yesu yiteguye kuguha amahoro muri iyi si ibuze amahoro. Ya mahoro azanwa no kumenya yuko twababariwe, ya mahoro azanwa mu mitima no kumenya yuko turi abashyitsi n'abimukira muri ino si, ya mahoro azanwa no kumenya yuko iwacu ari mu ijuru. Yesu yiteguye kuyaguha. Ni amahoro adashira, kandi Yesu uyu afite ububasha bwo kuguha amahoro mu bibazo, kandi afite n'ububasha bwo gukuraho ibibazo. Mu gisigo twigeze duhura nacyo mu gatabo kitwa Ububyutse, harimo amagambo avuga ngo binyuze mu isengesho nta kibazo kidashobora kubonerwa umuti, binyuze mu isengesho nta burwayi budashobora gukira, nta mutwaro udashobora guturwa, nta muraba udashobora gutuza, nta cyangiritse kidashobora gusanwa. Binyuze mu isengesho nta gahinda kadashobora gushira, nta ruhererekane rw'ubukene rudashobora gucibwamo icyanzu. Binyuze mu isengesho nta munyabyaha udashobora gukizwa. Binyuze mu isengesho nta waguye udashobora guhagurutswa, kandi nanone binyuze mu isengesho nta mutima udashobora guhinduka, nta bacanye umubano badashobora kwiyunga, nta bitandukanya abantu bidashobora gukemuka, nta nzitizi zidashobora gukurwaho. Binyuze mu isengesho nta mbogamizi umuntu adashobora kurenga. Muvandimwe, twakomeje kubana, niba aya mahoro atagira impinduka ari icyifuzo cyawe, ukaba wifuza ko Yesu ayaguha akayuza mu mutima wawe, reka dufatanye dusenga Imana. Data wa twese, soko y'amahoro, wowe wenyine ubasha kuzana umutuzo mu mutima wangiritse, izina ryawe nirihimbazwe. Ijambo ryawe ritubwira yuko nta mahoro y'abanyabyaha, ritubwira yuko uko turushaho kwegera iherezo atari ko tugenda turushaho kwegera mu bihe byiza, ahubwo ariko turushaho kugenda twegera mu bihe by'umuvurungano n'amakuba. Nyamara muri iyo jugujugu, muri iyo ntambara, muri uwo muvurungano, usezeranira abana bawe kubaha amahoro. Uri Imana itabeshya, ibyo wavuze no kubikora uzabikora. Yesu ubwe yarasezeranye, aravuga ngo mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye. Iri sezerano witeguye kurisohoza ku muntu uwo ari we wese, kandi hari umubare munini w'abantu bafite ayo mahoro. Uyu mwanya umwana wawe uteze amatwi ijambo ryawe arifuza nawe kubona ayo mahoro. Twamaze kubona inzira ubikoramo, icyakora ntituzi uburyo ubikorera mu mutima w'umunyabyaha mu buryo bwuzuye. Icyo tuzi ni uko ubishoboye. Niyo mpamvu tugusabye ngo ayo mahoro uyahe umwana wawe wese uyashaka muri uyu mwanya, mu izina rya Yesu.